mpereze inkwenene. Mu kwezi kwa karindwi nibwo yatangiye imiti ya kanseri. Urabona ko n'umusatsi wapfutse kandi ubona ko ari umwana mwiza ufite imisatsi myiza cyane. Niba abana kubera ino miti ipfura imisatsi ibateye inzara cyane, bararya bakanywa kandi mu bushobozi bwanjye mfite ntabwo kuko ndibana muri make. Yorohera untabare ngoswe, wiba nk'abagome baharanira ngo ngorwe. Roho si nk'umwenda ngo yenda nicika idorwe, nonse rimwe nawe ntabwo nonse byabigomwe. Kimwe nawe mva amaraso mbira ibyuya, ningira amahoro n'ukuri ntuzayabura. Ubwenge burashaka gusa roho niyivumbura, jye nawe niduhuza ibyo dushaka ntibizabura. Bishobora kuba bigoye kwifasha kwishima, gusa niba ibyo binaniranye winampima. Gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa, umpaye amahoro Imana imuha kabira yampa. Mama hora ho kubona ngo mpereze inkwenene, ndi ikiremwa muntu w'imponyora boshye isenene. There's no peace without love. There's no peace without love. Muraho mwese abakurikiye Be Kind TV, nk'uko dusanzwe tubakorera tukagera ku bantu batandukanye dufasha mu buryo butandukanye, ababana n'ubumuga, abashonje. Kuri uyu munsi rero turi mu kagari ka Cyabagarura, umudugudu wa Kageyo, mu murenge wa Musanze, akarere ka Musanze. Rero muri aka kanya turi kumwe n'umumama nk'uko mumubona hano, ari kumwe n'umwana. Uyu mwana murabibona ko afite uburwayi nk'uko bigaragara ku mashusho. Rero tugiye gutangira tuganira nawe, hanyuma atangire atwibwira. Ariko mbere yuko atwibwira, njye ubaganiriza nitwa Ntaganira Theogene, ndi umwe mu bagize Be Kind family. Rero reka utangire twibwira, watubwira amazina yawe, watubwira n'amazina y'umwana. Amazina yanjye ni Yamuragiye Odette, umwana akaba yitwa Rugwiro Olga Emmy. Ni amazina ye. Murakoze cyane, amaze kutubwira amazina ye. Rero nk'uko mubibona murabona ko uyu mwana afite uburwayi abana nabwo, twaje kumusura kugira ngo turebe ikintu twamufasha ndetse tumukorere n'ubuvugizi. Turagira ngo atubwire muri makeya uyu mwana, watangiye tubwira uburyo ki yafashwe, ese mwaba mwaragerageje kumuvuza, ese na mwaramuvuje bababwiye ko yakira, cyangwa se hari aho mwagarukiye ubushobozi bwanyu bugarukira aho ngaho. Wadusangiza amakuru ku bijyanye n'indwara y'uyu mwana, tubwire n'indwara arwaye. Murakoze. Umwana atangiye kurwara hashize umwaka, ariko uburwayi bwe bwatangiye kugaragara mu kwezi kwa gatanu. Nibwo nagiye kumucisha muri scanner ya Faisal, babona yuko harimo ikibyimba mu jisho, ariko ataraza abonye ko yari ari muzima. Amafoto nayaberetse, yatangiye areba nk'umurari. Ko bwije uko bukeye umurari ukomeza kwiyongera. Mbonye hano hatangiye nko kubyimba hano ku ruhande, ubwo nagiye kuri hopitali hariya hepfo, bamunyuje mu cyuma uburwayi, baranyandikira ngo nijye kuri mediri guca muri scanner, nsanga ibyuma byapfuye. Ndi Kanombe nsanga nabwo icyuma cyaho cya scanner cyapfuye. Nibwo kuri 30 z'ukwa gatanu nageraga Faisal, bamucisha muri scanner, babona iki kibyimba kirimo ngo indani mu jisho. Igihe kigeze ngo ngende we bamarande we bamubaga, ya mahirwe y'Imana umuntu agendana n'Imana, nza guhurira na deje w'ibitaro bya Butaro. Akimubona aravuga ati oya azabanza azi Butaro, na contacte ye nigenderaho, baranyakira Butaro. Hano kano gakobo kano ku ruhande, aka ngaka niho bakase yama, barayipima, zikazivuga ko ari kanseri yo ku nyama. Ngo mu kwezi kwa karindwi nibwo yatangiye imiti ya kanseri. Urabona ko n'umusatsi wapfutse kandi ubona ko ari umwana mwiza ufite imisatsi myiza cyane. Ubwo kwa karindwi akomeza imiti, ariko iyo bagiye gutangira kuba batangira gutanga imiti, babanza kukujyana mu cyumba cy'uruganiriro, bakaguha ubujyanama uko wakwitwara mu burwayi bw'umwana, ukanasinya niba ingaruka zabaho wazihanganira, ukabisinyira. Ubwo barambwira ati dore mu bushobozi tuzaba dufite mu kumuvura, turabona
ari ibyumweru 42 ariko ntago ari ihame ni mu gateganyo mu byumweru 42 rero kuva mu karindwi kugeza ubu ndi kumuteza imiti ariko kubera ubushobozi bukeya namwe murabona inzu mbamo ko nimeze no bukode ndetse n'ubu ndi muri prive y'umusibo ejo nejo uri kwa kane niwo munsi yenze yampaye nzava mu nzu make ntawe kwerekeza birumvikana niba n'umwana nta buvuzi busesuye buhari urumva ni ikibazo gikomeye kandi uno mwana uko umureba niba abana kubera ino miti ipfura imisatsi ibatera inzara cyane bararya bakanywa hahandi n'ibiryo yarya we ku munsi nta n'ubwo ushobora kuba ngo mbese buri kanya abashaka kurya kubera ikibazo cy'inzara no kwitabwaho bihagije abakeneye kurya ibintu by'intungamubiri kugira ngo abone abasirikare kuko ngewe buri cyumweru gitaro babanza bagafata amaraso bapimamo ibintu byinshi ngo amaplakete yaba ari nayo bakayongera yaba ari n'amaraso bakamwongera yaba adafite abasirikare ntibamutera urumva ntabwo bamutera nta basirikare mbese asabwa kwitabwaho bihagije kandi mu bushobozi bwanjye mfite ntabwo kuko ndibana muri make ndibana nta mugabo mfite ubu ngubu iminsi ndibana buri buryo bwose bushoboka ningiye ubwijara mu kimwe cyose ariko hagati aho ngaho iminsi yatambutse byageza mu bushobozi burabura burundu negera ubuyobozi bw'akagari bugezaho ikibazo cyanjye dore ko ndi no mu cyiciro cya kabiri cy'abatishoboye urukiko w'akagari mugezaho ikibazo mugisha inama arambwira rero ati mu bushobozi mfite bwacu nk'akagari hari icyo tugiye gukora muri make akajya agenda nkora ubuvugizi ugize icyo abona mbese bamba hafi cyane ubuyobozi bw'akagari ni ukuri ndamushimiye kumve ko mbushimye kuko no mu minsi yashize bwakomeje buri kuntera inkunga yemwe hari n'igihe n'umwana aba yabuze icyo kurya abasimbere ntavuga nti n'umuyobozi wanjye ariko nk'umuntu none w'umubyeyi nkamwegera nkamubwira nti none bimeze bite akaba nawe ubwe yakwikora ku mufuka mu gihe bishobotse byaba bidashobotse akankora ubuvugizi uzanye ikiro cy'isukari uzanye iki n'ubwo buzima ndimo bo bigeze ubwo ngubwo mu minsi yashize ariko nagiye CHK bagiye kwa ngo bamubaga noneho bamucishe muri scaneri bareba aho kigeze bamubaga nezirika biza bambwira yuko yatangiye kusatira igufa niko bambwiye ngo igisubizo nacyo njyanye ibitaro ejo bundi mu minsi yashize babona noneho byarengeranyije cyane kuko n'uyu musaya nagiye wabyimbye baramutera bino bipapuro barongera barasaba ngo ace muri scaneri barambwira ati ntabwo dushobora kubaga umwana mu bihaha hari ikibazo afite cyangwa mu nda tanga scaneri y'umutwe iyo mu gituza no mu nda tureba aho byaba bigeze ubwo igisubizo naragenda kizana ariko nyine muri bwa bushobozi buke nababwiye ntabwo ndabona sikini ubwo nagishyira nde dogiteri abe yatanga umwanzuro ubwo rero ayo niyo makuru nababwira nikomeze nta epfo nta haruguru ubwo nawe urabyumva n'ubundi kwibaza ni se kuwa kane nzerekeza hehe ukurumva ni iminsi ibiri uyu munsi n'ejo niho mfite nakuba nakagombye kuba ndyamye muri ino nzu mureba n'ubwo buzima mbayeho bugoye bukakaye mu bibazo muke none se uretse ikijyanye n'uburwayi bw'uyu mwana mu buzima busanzwe batubwiye ko ufite umugabo nta nyine yari mufite ariko aza kugenda yaragiye mwatandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa se wenda aracyahari nta nubwo twari dusezeranye ntabwo twari dusezeranye wenda n'umuyobozi nawe araza kugira ikintu abitubwiraho hanyuma iyi nzu wayishyuraga amafaranga angahe hano kuko nawe urabona ubushobozi mfite buri hasi cyane nawe reba buri cyumweru kugira utari rero buri cyumweru
urabumva ko bigoye ni nashatse aka kazi umubona nakishyura k'ibihumbi 5 ariko bitabo nabyo byagize gute byabuze muri piyeri byo kuwa kane niwo munsi wa nyuma bampaye ngomba kuba navuyemo muri nzu. So urumva ntabwo byoroshye abakurikiye Bikani TV tugomba kugira ikintu dukora ndetse na Bikani members ndababwira kugira ngo uyu mama rwose tugire ikintu tumukorera mu bihe bidatinze. Ntabwo ufite ubwisungane mu kwivuza? Ndi mu cyiciro cya 2 ngewe nagufasha nari mfite kuko icyiciro cyarasohotse ngo mu gutanga mituweli. Okay. Ako byibura iyo umwana uri kumuvuza ukoresha iyo mituweli? Yari hari usibye ko biburangiranye n'uyu mwaka. Mfite imfura nayibabwiye mu kwezi kwa 6 z'uyu mwaka arugize imyaka 5 nawe ni wa mwana utari mu ishuri. Umwana ugize imyaka 5 akagombye kuba yiga ndetse n'usibye uburwayi akagombye kuba yiga wumva ibibazo. None se abo bose papa wabo n'umwe cyangwa n'umwe? Wabo n'umwe. Mu buzima busanzwe ukora iki? Nta kintu nkora urumva nawe nubwo ufite akazi buri cyumweru ntabwo ujya ibutaro nubwo ufite akazi urumva wanakavaho usibye gukurikirana umwana gusa ariko ataranarwara nari umushomeri nta kazi mfite usibye kugenda nkora ibiraka hirya no hino kugira ngo mbone ko nishyura inzu mbone ko ntongana n'umwana. Wigeze wegera papa wawe uramuganiriza bivugaho iki kuba atagufasha uburere bwabo kandi mwarababyaranye? Ese ubuyobozi bwo bigeze ubwegera ngo ubugezeho icyo kibazo cyo kuba ufite abana bafitanye n'umuntu nta kintu agufasha? Atubwire. Murakoze kuko burya umuntu ntabwo wamushyira mu rukundo adafite. Ntabwo wamushyira mu rukundo adafite. Si uko abiyobeye ko umwana arwaye aranabizi neza cyane ariko ntabwo wafata umutima udafite urukundo ngo umutere mu rukundo cyangwa se umuteremo kuba yashishikara kuvuza umwana. Arabemera nabi banamwanditseho ariko ntabwo wamushyiramo umurunga ngo ngwino ujye kuvuza umwana nta rukundo afite. Ntabwo we wamushyiramo ariko se wegereye ubuyobozi? Ubuyobozi bwo burabizi cyane ndetse ariko nabwo nta kintu ubuyobozi bufite agaciro ko yuko turi abaturage bwabo bw'intuze bw'iyi leta ariko ni kwa kundi nakubwira. None se ni urugero ese niba ari runaka bazagenda tusipoze niba wenda yitwa kuko se yitwa Ngirimana Emmanuel ntabwo bamuhisha bazagenda bavuga ati we Ngirimana ku itegeko muhuze kandi na wenda nta bushobozi nubwo yaba bufite kandi k'umuntu n'umutima we. Birumvikana reka tugarukira aho ngaho noneho reka tuganire n'ubuyobozi bw'akagari nabo batubwire ikintu babitekerezaho. Nk'uko mubibona rero ubu turi kumwe n'umuyobozi w'akagari Cyabagarura turagira ngo atangire nawe atwibwira. Murakoze, nitwa Nayitari nkaba ndi umunyamushingwabikorwa wa Cyabagarura ahangaha turi ko ari mu mudugudu wa Kageyo. Murakoze cyane. Hanyuma uno mubyeyi ufite umwana ubana n'ubu burwayi bwa kanseri nk'uko tumaze kubyumva atubwiye yuko abarizwa mu kagari mushinzwe kuyobora. Ikibazo cy'umuvuzi ikibazo cye hashize nk'amezi 6 tukimenye kuko yaje dusanga azanye n'uyu mwana asaba ubufasha tubwira ko afite ibibazo byinshi bimugarije. Icyo twakoze nk'ubuyobozi twakubitanze hirya no hino ngo turebe uko yabona ibikorwa twabona ko umwana ubuzima bwe bwugarijwe n'iyi ndwara ya kanseri. Mu cyo twakoze rero hari uburyo tuvugana n'urwego rw'umurenge n'akarere, raporo twarayitanze ariko tubona ibyihutirwa kuko iyo dutanze raporo ntabwo ibisubizo bitakiboneka. Twifashishije itangazamakuru cyane ko mugera hose tuza kuvugana n'ikinyamakuru TV1 tunabashimira itangazamakuru uyu mwana iyo TV1 itagera vuba ngo haboneke ako gatiki ko kujya muri butaro ntabakiriho. TV1 yaraje ikora ubuvugizi nk'uko yabivuze udufaranga haza guteranwa abantu batandukanye 28 tuza kwimushikiriza hano abasha kuvuza umwana. Ikibazo cye rero kirazwi yewe n'umugabo we nk'uko mubivuga kese turi guhura nazo. Abagabo barimo bafite ibibazo byinshi abona umubyeyi cyangwa se umuryango ugize ikibazo nk'iki ngiki agahita yigendera kuba yabona ubushobozi atabona
kuko yabivuze umugabo we nta arabizi kuko ibintu bize ku itangazamakuru ni umuntu intellectuel ufite ubwenge yaranabibonye ku itangazamakuru ko umwana we yuga ariko nta kintu yakoze. Iyo mubonye umuntu w'umugabo se akoze ibintu nk'ibyo rwego rw'akagari yabamo nko kumugira inama kugira ngo byibura agerageze gukora inshingano ze, ibyo bintu mugerageza kubikora? Turabikora ariko nk'uko yabivuze ntushobora kuko nta tegeko rimuhana ko atavuje umwana yafunga, uretse wenda kuvuga ngo wenda ngo kuza inshingano za kibyeyi, ariko twagiye tumwegera kugira ngo abashe gufasha umwana niyo yaba amufasha akamuhaye ibihumbi bibiri rero kuba umwana nk'uyu nguyu cyangwa se n'ibibazo uyu mubyeyi arimo ntacyo byamara. Ariko urebye ubona nta n'ubushobozi afite, uretse kuba afite ubushobozi bwo kuba yabikora. Imyitwarire ntabwo yanditse, ni umuntu afite n'indisipurine nawe ubwe ntiyoboye, kuva atiyoboye ntabwo yabona ubushobozi bwo kuyobora abandi kuko nawe afite n'indisipurine bibi cyane. Hanyuma nk'umuryango Bkind ni mwebwe mwatumye hara nawumenye niba ntibeshye, ese Bkind wababwira iki? Ese abantu barimo kumva bazabona ino shooting wababwira iki ku bintu bijyanye na Bkind ibikorwa ikora? Urakoze. Impamvu twabitabaje ni igikorwa cy'urukundo mwakoze kuri barabagabo Petero na bagenzi be, bari abantu nabo bari mu buzima bubi, ariko uyu munsi ubuvugizi mwabakoreye igihe mwabasuraga bwa mbere munagaruka mubaha ubushobozi aho barara, ubundi aho baraga mwarahabonye hari habi, twabonye ko mufite urukundo vraiment tubona bashimira. Ubwo rero tukimara kubona nk'ubuyobozi nk'umufatanyabikorwa nkamwe mufite umutima wo gufasha, twahise tubitabaza kugira ngo mubashe no gukorera uyu mwana ubuvugizi turebe ko yava muri ubu buzima. Ubwo rero nkaba nashishikariza abantu abamembazi ba Bkind nk'uko mubibonye uyu mwana arababaye, kandi ubushobozi bw'umubyeyi nk'uko mubibonye ubundi inzu ya 5 hano turi mu gice cy'umujyi mabona ukuntu akazu kangana nabwo ayabona ari uko atabaje. Tukaba twasaba abanyamuryango ba Bkind kugira ngo mudufashe uyu mwana ave muri ubu buzima kuko niwe Rwanda rw'ejo. Murakoze cyane. Hari ikindi se wabwira abantu barimo bazabona ino shooting muri rusange? Icyo nababwira n'ubundi ni umutima ukunda twababonyemo, ari abari hanze ari n'abari muri iki gihugu. Hari ibikorwa byinshi izi kampani zanyu cyangwa se imiryango yanyu irimo gufasha, tubibona ku YouTube, tubibona ku mateleviziyo aho mwagiye, ibintu bitabicamo kandi abantu bagasubira mu buzima bari barihebye. Tunabashimira rwose zica no mu za YouTube ko hari byinshi twebwe ubuyobozi dutanga amaraporo, ariko ayo maraporo akaba ashobora kuba yahera ahantu runaka, ariko mwebwe iyo muhageze ibintu birahinduka, abantu bakabibona, abayobozi bakabibona, abandi bafite umutima w'urukundo bakihutisha icyo gikorwa. Niyo mpamvu tuzi ko muri bo bikore kandi tubazi ubushobozi. Twibutsa abantu barimo gukurikira Bkind TV yuko mwibuka gukora subscribe aho hasi kugira ngo abantu twiyongere tube benshi, turushaho gukora ibikorwa by'urukundo, birakenewe. Murabona ko abantu bo gufashwa ari benshi. Uruga mama yitwa nde? Mama yitwa nde? Ufite imyaka ingahe? Ubusa afite imyaka ingahe? Yabikubwiye afite imyaka 3. Azi n'ubwenge. Uyu ni Oruga. Uyu nawe ni Oruga. Uyu ni mama. Murakoze cyane abakurikiye Bkind TV muri aka kanya. Nanjye ndi umwe mu bahagarariye Bkind. Nk'uko rero mubibona, Bkind nk'uko musanzwe mubizi ni umuryango ukora ibikorwa by'urukundo byo gufasha mu gihugu hose. Ntabwo twita ku karere kamwe, tujya mu turere dutandukanye bitewe n'aho umuntu ufashwa ari. Rero nk'uko nabibabwiye, turi hano muri uru rugo. Uyu mwana mwamubonye, murabona ko dukeneye kugira ngo uyu mwana tumufashe koko. Urabona ko amafoto ye atararwara, murabona ko yari muzima, ni umwana mwiza. Hanyuma mugereranye n'aha ngaha yaramaze gufatwa n'uburwayi, murareba iyi ngiyi nayo. Umutima wo gufasha, umutima w'urukundo kugira ngo agire ikintu akora kugira ngo twese tutahirize umugozi umwe, dufashe umwana yivuze kandi dufite icyizere ko azakira. Rero
mu gusoza nagira ngo nshimire buri wese ugira ikintu akora, yaba abanyamuryango ba Be Kind Family, yaba undi wese ugira ikintu akora cyo gufasha kugira ngo twese dutahirize umugozi umwe, twitange twishimye kandi tugamije iterambere. Ndabashimiye, murakoze. Mwibuka gukora subscribe kugira ngo channel ya Be Kind ikomeze itere imbere, kuko n'ibikorwa bivamo n'ibikorwa bifasha, n'ibikorwa by'urukundo. Murakoze, ndabashimiye. Be kind. Be kind.